Yesu Kristo nashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Uyu munsi turatangira dusoma igice cya 31 mu gitabo cyo kubara. Titre yaho iravuga ngo Abisiraheli batsinda Abamidiyani. Uwiteka abwira Mose ati uhorera Abisiraheli Abamidiyani maze nyuma uzapfa usange ubwoko bwawe. Mose abwira abantu ati mutoranye abantu bo gutabara mubahe intwaro batera Abamidiyani kugira ngo Uwiteka ababahoreshe. Mukure ingabo 1000 mu muryango umwe no mu yindi y'Abisiraheli yose, bityo mubohereze batabare. Nuko batoranya mu bihumbi by'Abisiraheli ingabo 1000 mu miryango yose, ziba ingabo inzovu n'ibihumbi 2 zifite intwaro. Mose yohereza izo ngabo ari 1000 mu miryango yose ngo batabare, aboherezanya na Finehasi mwene Eliyazari umutambyi, ajyanye ibintu by'ahera n'amakondera yo kuvuzwa ijwi rirandazi. Barwanya Abamidiyani uko Uwiteka yategetse Mose, bica abagabo bose, bica n'abami b'Abamidiyani aribo Evi na Rekemu na Suri na Huri na Reba, abami b'Abamidiyani uko ari 5, kandi na Balamu mwene Bewori bamwicisha inkota. Abisiraheli bajyanaho abanyagano Abamidiyanikazi n'abana babo bato, banyaga inka zabo zose n'imikumbi yabo yose, basahura n'ibintu byabo byose. Batwika imidugudu babagamo yose n'ingo zabo zose, batabarukana isahu yose n'iminyago yose y'abantu n'amatungo. Imbohe n'iminyago n'isahu babizanira Mose na Eliyazari umutambyi n'iteraniro ry'Abisiraheli aho baganditse mu kibaya cy'i Mowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko. Ibyategekewe Abamidiyanikazi no ku miryango n'isahu. Mose na Eliyazari umutambyi n'abatware b'iteraniro bose babasanganirira inyuma y'aho baganditse. Mose arakarira abatware b'ingabo, abatware b'ibihumbi n'abamagana batabarutse, arababaza ati ko mwakijije abagore bose ntibapfe? Dore abo nibo bacumuje Abisiraheli ku Uwiteka mu by'Ipewori babitewe n'inama za Balamu, bituma mu gitera iteraniro ry'Uwiteka. Nuko none mwica umuhungu wese wo mu bana bato n'umugore wese wigeze kuryamana n'umugabo, ariko abakobwa bato bose batigeze kuryamana n'abagabo mubikirize ubwanyu. Kandi mubambe amahema yanyu inyuma y'aho tuganditse, mumareyo iminsi 7, uwishe wese n'uwakoze ku ntumbi wese mwihumanure. Ku munsi wa 3 no ku wa 7 mwene imiryango yanyu muhumanure n'imyambaro yose n'ibyaremwe mu ruhu byose n'ibyaboheshejwe ubwoya bw'ihene byose n'ibyabajwe byose kugira ngo mubyihumanureho. Eliyazari umutambyi abwira abatabarutse ati iri ni itegeko Uwiteka yategetse Mose: izahabu n'ifeza n'umuringa n'icyuma n'ibati n'icyuma cy'isasu, ibintu byose bidatwikwa n'umuriro, mubicishe mu muriro bibone guhumanuka. Ariko kandi mubihumanuze na y'amazi ahumanura, kandi ibyatwikwa n'umuriro byose mubyogeshe ayo mazi. Kwa 7 muzamese imyenda yanyu, muhumanuke mubone kugaruka mu ngando. Uwiteka abwira Mose ati bara umubare w'iminyago yanyazwe y'abantu n'amatungo, ufatanye na Eliyazari umutambyi n'abatware b'amazu ya basekuruza y'iteraniro. Ugabanye iminyago mu migabane 2 ingana, umwe uhabwa abazi kurasana batabarutse, undi uhabwa iteraniro ryose. Kandi utorere Uwiteka intore, uzitore abarasanyi batabarutse, kimwe mu 500 cy'abantu n'inka n'indogobe n'imikumbi. Ubitore mu mugabane wabo ubihe Eliyazari umutambyi, bibe ituro ryererejwe Uwiteka. Kandi mu mugabane w'Abisiraheli utore umwe mu 50 w'abantu na kimwe mu 50 cy'inka n'indogobe n'imikumbi n'andi matungo yose, ubihe Abalewi barinda ubuturo bw'Uwiteka. Mose na Eliyazari umutambyi babigenza uko Uwiteka yategetse Mose. Iminyago batabazemo isahu yasahuwe n'abarasanyi
yari intama uduhumbi 6 n'inzovu ndwi n'ibihumbi 5 n'inka inzovu ndwi n'ibihumbi 2 n'indogobe inzovu 6 n'igihumbi, kandi umubare wose w'abantu wari inzovu 3 n'ibihumbi 2 ari abakobwa batigeze kuryamana n'abagabo. Umugabane w'abatabarutse wari intama uduhumbi 3 n'inzovu 3 n'ibihumbi 7,500. Intore z'Uwiteka batoye ku ntama ziba 675. Inka zari inzovu 3 n'ibihumbi 6. Intore z'Uwiteka zo kuri zo zari 72. Indogobe zari inzovu 3,500. Intore z'Uwiteka zo kuri zo zari 61. Abantu bari inzovu n'ibihumbi 6. Intore z'Uwiteka zo kuri zo zari abantu 32. Mose aha Eliyazari umutambyi izo ntore. Nizo turo ryo kwererezwa Uwiteka uko Uwiteka yategetse Mose. Umugabane w'Abisiraheli Mose yagabanije ku batabarutse. Uwo mugabane w'iteraniro wari intama uduhumbi 3 n'inzovu 3 n'ibihumbi 7,500, n'inka inzovu 3 n'ibihumbi 6, n'indogobe inzovu 3,500, n'abantu inzovu n'ibihumbi 6. Kuri uwo mugabane w'Abisiraheli Mose atora kimwe muri 50 cy'abantu n'amatungo, abiha Abalewi barinda ubuturo bw'Uwiteka uko Uwiteka yategetse Mose. Abatware batwara ibihumbi bya zangabo, abatware b'ibihumbi n'abamagana bigira hafi ya Mose, baramubwira bati, abagaragu bawe tubaza umubare w'abarasanyi dutwara, nta n'umwe watubuzemo. Tuzaniye Uwiteka ituro ry'iby'umuntu wese yasahuye ry'ibintu by'izahabu n'imikufi yo ku maguru n'izahabu zimeze nk'imiringa yo ku maboko n'impeta zishyiraho ikimenyetso n'izo ku matwi n'inigi byo guhongerera ubugingo bwacu imbere y'Uwiteka. Mose na Eliyazari umutambyi bakira izahabu batuye zose ari incurano, izahabu zose z'ituro berereje Uwiteka ryatuwe n'abatware b'ibihumbi n'abamagana zari shekeli inzovu n'ibihumbi 6,750, kuko umuntu wese wo mu barasanyi yari yasahuriye isahu. Nuko Mose na Eliyazari umutambyi bakira izahabu abatware b'ibihumbi n'abamagana batuye, bazijyanira mu ihema ry'ibonaniro kugira ngo zibere Abisiraheli urwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka. Igice cya 32, titire yaho iravuga ngo Abarubeni n'Abagadi bashaka guhabwa gakondo hakuno ya Yorodani. Abarubeni n'Abagadi bari bafite amatungo menshi cyane. Babonye igihugu cy'i Yazeri n'icy'i Galeyadi ko bifite urwuri rwiza, Abagadi n'Abarubeni baragenda babwira Mose na Eliyazari umutambyi n'abatware b'iteraniro bati, Ataroti ni Diboni ni Yazeri ni Nimura ni Eshiboni na Eleyare ni Sibuma ni Nebo ni Bewoni, igihugu Uwiteka yatsindishije iteraniro ry'Abisiraheli, ni igihugu cy'urwuri, kandi abagaragu bawe dufite amatungo. Bati, niba tukugiriyeho umugisha abagaragu bawe duhabwe icyo gihugu ho gakondo, ntutwambutse Yorodani. Mose abaza Abagadi n'Abarubeni ati, bene wanyu bazatabara mwiyicariye ino? Ni iki gitumye mukura umutima w'Abisiraheli mugatuma badashaka kwambuka ngo bajye mu gihugu Uwiteka yabahaye? Uko niko baso bagenjeje ubwo nabatumaga gutata icyo gihugu ndi Kadeshi Baruneya. Bamaze kuzamuka bakajya mu gikombe cya Eshikoli, bakareba icyo gihugu, bakura umutima w'Abisiraheli ngo batajya mu gihugu Uwiteka yabahaye. Uburakari bw'Uwiteka bukongezwa kuri uwo munsi, ararahira ati, ni ukuri ntihazagira uwo mu bagabo bavuye muri Egiputa bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga uzabona igihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo ko nzakibaha,
kuko badakurikira uko mbayobora muri byose, keretse Kalebu mwene Yefune umukenazi na Yesuwa mwene Nuni, kuko bo bakurikira uko Uwiteka bayobora muri byose. Abisiraheli bikongereza uburakari bw'Uwiteka, abazerereza hirya no hino mu butayu imyaka 40, kugeza aho ab'icyo gihe bose bakoze ibyo Uwiteka abona ko ari bibi barimbukiye. Namwe none musubiye mu kigwi cy'abaso, muri urubyaro rw'abanyabyaha, ngo mugwize umujinya w'Uwiteka, mutume urushaho kugurumanira Abisiraheli. Nimucyamika ntimukurikire uko abayobora, azongera areke Abisiraheli mu butayu, namwe muzarimbuze ubu bwoko bwose. Bamwigira hafi baramubwira bati, tuzubakira imikumbi yacu ibiraro, n'abana bacu bato tuzabubakira imidugudu, ariko twe ubwacu twihute twitegurira intwaro ngo tujye Abisiraheli imbere, tugeze aho tuzamarira kubageza ahabo, kandi abana bacu bato bazabe bari mu midugudu igoteshejwe inkike z'amabuye, ngo barindwe bene igihugu. Ntituzagaruka mu ngo zacu umuntu wese wo mu Bisiraheli atarahabwa gakondo ye. Ntituzagira gakondo muri bo hakurya ya Yorodani cyangwa hirya yaho, kuko gakondo yacu tuyihawe hakuno ya Yorodani mu ruhande rw'iburasirazuba. Mose arabasubiza ati, nimubigenza mutyo, mukitegura intwaro zanyu ngo mujye Uwiteka imbere mutabare, abagabo bose bo muri mwe bafite intwaro bakambuka Yorodani bagiye Uwiteka imbere, mukageza aho azirukanira ababisha be bamuri imbere, igihugu kigatsindirwa imbere y'Uwiteka, muzabona kugaruka mwe kugibwaho n'urubanza rw'uko mucumuye ku Uwiteka cyangwa ku Bisiraheli, kandi iki gihugu kizababera gakondo imbere y'Uwiteka. Ariko nimutagenza mutyo, muzaba mucumuye ku Uwiteka, kandi mumenye neza yuko icyaha cyanyu kizabatoteza. Mwubakire abana banyu bato imidugudu n'imikumbi yanyu ibiraro, mukora ibyo muvuze. Abagadi n'Abarubeni babwira Mose bati, abagaragu bawe tuzabigenza uko databuja ategetse. Abana bacu bato n'abagore bacu n'imikumbi yacu n'amatungo yacu yose bizaguma mu midugudu y'i Galeyadi, ariko twe abagaragu bawe tuzambuka uko tungana, abagabo bose bafite intwaro z'intambara, tujye Uwiteka imbere dutabare nk'uko databuja avuze. Mose ategeka ibyabo Eliyazari umutambyi na Yesuwa mwene Nuni n'abatware b'amazu ya ba sekuruza n'imiryango y'Abisiraheli. Mose arababwira ati, abagadi n'Abarubeni nibambukana Yorodani namwe bagiye Uwiteka imbere uko bangana, abagabo bose bafite intwaro z'intambara, igihugu kigatsindirwa imbere yanyu, muzabaho igihugu cy'i Galeyadi ho gakondo. Ariko nibatambukana namwe bafite intwaro, bazahabwe gakondo muri mwe mu gihugu cy'i Kanani. Abagadi n'Abarubeni baramusubiza bati, uko Uwiteka ategetse abagaragu bawe niko tuzagenza. Tuzambuka dufite intwaro tujye mu gihugu cy'i Kanani tugiye Uwiteka imbere, gakondo yacu twahinduye tuzayigumana hakuno ya Yorodani. Nuko Abagadi n'Abarubeni n'igice cy'umuryango wa Manase mwene Yosefu kingana n'igisigaye, Mose abaha ubwami bwa Sihoni umwami w'Abamori n'ubwa Ogi umwami w'i Bashani, igihugu cyose kirimo imidugudu ifite ibihugu byayo, imidugudu yacyo yose impande zose. Abagadi bubaka Idiboni na Ataroti na Aroweri na Anarotishofani n'Iyazeri Yogibeha ni Betinimura ni Betiharani. Iyo midugudu bayigotesha inkike z'amabuye, bubakira imikumbi yabo ibiraro. Abarubeni bubaka Iheshiboni na Eleyale ni Kiriyatayimu ni Nebo ni Barimeyoni bahindura amazina yayo. Bubaka n'Isibuma bita andi mazina imidugudu bubatse. Amamakiri mwene Manase bajya i Galeyadi barahahindura
birukanamo abamori bari batuyemo. Mose aha abamakiri mwene manase i galeyadi barahatura. Yayiri umwuzukuruza wa manase ajyayo atsinda imidugudu yaho, ayita imidugudu ya Yayiri. Na Noba aragenda atsinda Ikenati n'ibirorero bifatanye naho, ahitirira izina rye Noba. Igice cya 33, titire yaho iravuga ngo indaro zo mu rugendo rw'Abisiraheli uhereye muri Egiputa ukageza kuri Yorodani. Izi nizo ndaro z'Abisiraheli ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, uko imitwe yabo yari iri, bashorewe na Mose na Aroni. Mose yandika ingendo z'indaro zabo abitegetswe n'Uwiteka. Izi nizo ndaro zabo nk'uko ingendo zabo ziri. Bahaguruka i Ramasesi mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 15. Pasika yaraye ishize, Abisiraheli bavayo bashinze amajosi mu maso y'Abanyegiputa bose, basiga bagihamba imfura zabo zose Uwiteka yiciye hagati muri bo, no ku mana zabo Uwiteka yari yashohoje amateka aziciriyeho. Nuko Abisiraheli bahaguruka i Ramasesi, babamba amahema i Sikoti. Barahahaguruka babamba amahema muri Etamu, aho ubutayu butangirira. Barahaguruka basubira inyuma bagera i Pihahiroti iri imbere y'i Barisefoni, babamba amahema imbere y'Imigidori. Bahaguruka imbere y'i Hahiroti, baca mu nyanja hagati bagera mu butayu, bagenda iminsi 3 mu butayu bwa Etamu, babamba amahema i Mara. Barahahaguruka bataha muri Elimu. Hari amasoko 12 y'imikindo 70 babambaye amahema. Barahahaguruka babamba amahema ku nyanja itukura. Barahahaguruka babamba amahema mu butayu bwa Zini. Barahahaguruka babamba amahema i Dofuka. Barahahaguruka babamba amahema muri Arushi. Barahahaguruka babamba amahema i Refidimu hagati hatagira amazi banywa. Barahahaguruka babamba amahema mu butayu bwa Sinayi. Barahahaguruka babamba amahema i Kiburotihatava. Barahahaguruka babamba amahema i Haseroti. Barahahaguruka babamba amahema i Ritima. Barahahaguruka babamba amahema i Rimoni-Peresi. Barahahaguruka babamba amahema i Ribuna. Barahahaguruka babamba amahema i Risa. Barahahaguruka babamba amahema i Kehelata. Barahahaguruka babamba amahema ku musozi Sheferi. Barahahaguruka babamba amahema i Harada. Barahahaguruka babamba amahema i Makeroti. Barahahaguruka babamba amahema i Tahati. Barahahaguruka babamba amahema i Tera. Barahahaguruka babamba amahema i Mitika. Barahahaguruka babamba amahema i Hashimona. Barahahaguruka babamba amahema i Moseroti. Barahahaguruka babamba amahema i Beneyakani. Barahahaguruka babamba amahema i Horiha-Gidigadi. Barahahaguruka babamba amahema i Yotibata. Barahahaguruka babamba amahema muri Abrona. Barahahaguruka babamba amahema muri Esiyo-Nigeberi. Barahahaguruka babamba amahema mu butayu bwa Zini niho Kadeshi. Barahahaguruka i Kadeshi babamba amahema ku musozi Hori ku rugabano rw'igihugu cya Edomu. Aroni umutambyi azamuka uwo musozi Hori abitegetswe n'Uwiteka, apfirayo mu mwaka wa 40 uhereye aho Abisiraheli baviriye mu gihugu cya Egiputa, mu kwezi kwawo kwa 5 ku munsi wako wa mbere. Aroni yari amaze imyaka 123 ubwo yapfiraga ku musozi Hori. Umwami w'i Aradi w'umunyakanani wari utuye i Negebu yo mu gihugu cy'i Kanani yumva yuko Abisiraheli baje. Barahaguruka ku musozi Hori babamba amahema i Salumoni. Barahaguruka babamba amahema i Punoni. Barahaguruka babamba amahema muri Oboti. Barahaguruka babamba amahema i Yabarimu ku rugabano rw'i Mowabu. Barahaguruka
bahaguruka Iyimu babamba amahema i Diboni Gadi, barahaguruka babamba amahema muri Arumoni Diburatayimu, barahahaguruka babamba amahema mu misozi ya Abarimu imbere y'Inebo, barahahaguruka babamba amahema mu kibaya cy'i Mowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko, babamba amahema kuri Yorodani bahereye i Betiyeshimoti bageza muri Abeli Shitimu yo mu kibaya cy'i Mowabu kinini. Uwiteka abwirira Mose mu kibaya cy'i Mowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko ati, bwira Abisiraheli uti nimwambuka Yorodani mukajya mu gihugu cy'i Kanani, muzirukane bene igihugu bose bari imbere yanyu, mutsembe ibibuye byabo byabajweho ibishushanyo, kandi mutsembe ibishushanyo byabo byayagijwe byose, musenye amasengero yabo yose yo mu mpinga z'imisozi, muhindure icyo gihugu mugituremo, kuko ari mwe ngihayeho gakondo. Muzaheshwe igihugu ho gakondo n'ubufindo nk'uko imiryango yanyu iri, abaruta abandi ubwinshi muzabahe gakondo ngari, abake muzabahe nto, aho ubufindo buzategekera umuntu aba ariho habahe. Muzahabwe gakondo zanyu nk'uko imiryango ya ba sekuruza banyu iri, ariko nimutirukana bene igihugu bari imbere yanyu, abo muzasiga muri bo bazabamerera bahanda amaso nk'amahwa mu mbavu zanyu, bazababera ababisha mu gihugu mutuyemo, kandi ibyo nibwiraga ko nzagirira abo nzabigirira mwe. Imana yo mu ijuru rero ihabwe icyubahiro. Dushoje igice cya 33, tuzakomeza ejo n'igice cya 34. Imana yo mu ijuru ibishimire.